Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Rwanda Burundi Updates n'amakuru agezwe muri gitondo turi tariki 26 z'ukwezi kwa 11 2025. Niba usanzwe udukurikira ari ukaba utarakora subscribe kugira ngo amakuru dutegura umunsi ku wundi ujye ubona aho wa mbere. Tudatinze rero tugufitiye amakuru menshi cyane, ariko mbere yuko tukugeza aya makuru reka tukubwire ko tugufitiye inkuru nziza ireba umuntu wese wagize ikibazo cyo kubura provisoire, wagize ikibazo cyo kuba yarabuze aho yigira amategeko y'umuhanda, yarabuze provisoire aho rajya gukora buri munsi agatsindwa. Rero ubu ngubu twakuzana igisubizo cyiza, ni kwihugura akadomoranawa. Ujya kuri Google ukandikamo kwihugura akadomoranawa, hanyuma urubuga utungukiraho uhita ukora konte, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Usangaho igitabo cy'igazeti, usangaho ibibazo birenga 400 bakunda kubaza cyane mu kizamini cya provisoire. Usangaho uburyo bw'ibibazo n'ibisubizo ubazwa, ni ikizamini kimeze nk'icyo polisi baza. Rero uyitoreza ku minota 20. Iyo ubishaka rwose ubona umu agent wacu, hanyuma ukajya ubona 25% ku mafaranga yose, 50% ku mafaranga yose umukiriya yishyuye. Reka twikomereze n'amakuru yacu yo muri iki gitondo. Umusore w'imyaka 23 wabaga mu mujyi wa Kigali ariko akomoka mu karere ka Rwamagana, bamusanze yapfuye amanitse mu mugozi iwabo ku ivuko, nyuma yuko yarari mu ntonganya cyangwa se yari yatonganye n'umubyeyi we ari we se, ngo bamubwiye amagambo akomeretsa umutima, akagera naho amubwira ko azapfa nk'imbwa ntacyo yimariye. Uyu musore yari yatashye iwabo, batuye mu mudugudu wa Kavura mu kagari ka Nyarusange, ni mu murenge wa Muhazi muri kariya karere ka Rwamagana. Nyina w'uyu musore witwa Tayebwa Hari niwe wabanje kubona uyu mwana yapfuye, aho bamusanze mu cyumba amanitse mu mugozi, bikaba bikekwa ko yiyahuye. Umuyobozi w'umudugudu wa Kavura avuga ko atarazi nyakwigendera kuko yabaga mu mujyi wa Kigali, akaba yiyahuye ubwo yaratashye iwabo. Uyu muyobozi avuga ko kwiyambura ubuzima byakozwe n'uyu musore bishobora kuba bifitanye isano n'intonganya yari yabanje kujyana na se umubyara. Ati uwo mwana akaba yaraje agasanga se mu rugo, bagatongana, bikagera naho se amubwira ko azapfa nk'imbwa ndetse ntacyo yimariye. Ibyo byatumye umwana arakara, arimyoza ajya mu cyumba. Mudugudu avuga ko ubwo inzego z'ibanze zajyaga muri uru rugo, se wa nyakwigendera yanze ko binjira, arabirukana, ari nabwo bahitaga batanga ikirego cyangwa se bahamagaza inzego z'umutekano. Ati uwo mugabo yaratwirukanye, bityo twanzura ko inzego z'umutekano ziri buze zikaba arizo zimwikurira mu rugo. Abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko uyu muryango uhorana amakimbirane, aho umugore n'umugabo bahora batongana bakanarwana. Uyu mugabo avugwaho kuba yarabwiye amagambo mabi nyakwigendera, akiyambura ubuzima. Bivugwa ko uyu munsi mu minsi ishize yari yaranafunzwe kubera gukubita umugore we, ariko akaza kurekurwa. Ku yindi nkuru twaguteguriye, abaturage batunguwe no kuba hari umuturanyi wabo wari umaze igihe yarapfiriye mu nzu batabizi, aho babibwiwe n'umunuko. Amakuru yaje ko yamenyekana nuko mu mudugudu wa Kirwa mu kagari ka Mushirarungu mu murenge wa Rwabicuma ni mu karere ka Nyanza, hari umugabo witwa Hatungimana Faustin ukomoka mu karere ka Nyamagabe wapfuye ntibabimenya. Nyakwigendera yibanaga wenyine mu nzu n'igipangu yabagamo, yararaga mu nzu wenyine, ni mu nzu ya annex, rero yaracumbitsemo. Umwe mu baturage bahageze mbere yatangaje ko batunguwe no kumva inkuru mbi, kuko bumvise ahantu hanuka, niko kubimenyesha inzego z'ibanze n'iz'umutekano. Bica urugi binjiyemo basanga umubiri warangiritse.
umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yatangaje ko bari kumwe na RIB bakimara kumenya ayo makuru. Rero bahise bihutira kujyayo. Umurambo wajyanywe ku bitaro bya Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma. Rero uyu muyobozi yagize ati iperereza ryatangiye. Naho urukiko rwisumbuye rwa Huye rwahamije icyaha cyo gusambanya umwarimu witwa Thomas Ntivuguruzwa w'imyaka 50 y'amavuko, rumukatira imyaka 10 y'igifungo. Uriya mwarimu wigisha mu ishuri ryitwa Nyanza TSS, ni ishuri ryahoze ryitwa Eto Gitarama, riri mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza. Yarezwe ko yasambanyije abana babiri b'abakobwa, yabanje kubagurira amasambusa cyangwa se ibiraha. Ubushinjacyaha bwamusabiraga igifungo cy'imyaka 25, mwarimu we agahakana icyaha asaba kugirwa umwere. Ririya shuri riherereye mu kagari ka Butasinda mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza. Uriya mwarimu witwa Thomas Ntivuguruzwa yarezwe gusambanya umwana, aho bari abana babiri, akabanza kubagurira amasambusa, basoza akabasambanya. Ubushinjacyaha buvuga ko tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2024 mu masaha y'umugoroba, mwarimu Thomas yahuye n'abana b'abakobwa babiri, umwe w'imyaka 15 undi w'imyaka 17, barimo gucuruza ibiraha mu gasantere ka Butasinda. Abajyaniwe mu rugo ababwira ko agiye kubagurira ibiraha. Bagezeyo binjira mu nzu, arafungura atangira kurya ibiraha, nabo arabaha. Abana baje kumwishyuza amafaranga y'u Rwanda 1200 ngo batahe, ntiyayabaha, ahubwo ngo ababwira ko barara. Abajyana mu cyumba bararyama ndetse aranabasambanya. Bigeze mu gitondo abasigaho, arabakingirana aragenda. Bimenyekana abana bavugije induru, maze bakingurirwa n'umukozi ukora isuku mu nzu z'abarimu. Ubwo abana bari bakingiranwe muri iyo nzu na mwarimu Thomas, maze uriya mukozi nawe amenyesha ubuyobozi. Thomas atangira gukurikiranwa. Ubushinjacyaha bugasabira igihano Thomas cyo gufungwa imyaka 25. Thomas ahakana icyaha, avuga ko kuri iriya tariki yasize umukozi umumesera ku nshuti ye. Avuyeyo atashye asanga abana bicaranye na wa mukozi muri salo ya Thomas. Ahageze imvura itigwa, yanga kubohereza ngo bagende, arabereka bararyama. Abyutse mu gitondo ahereza wa mukozi urufunguzo, amubwira ko abana nibashaka kubyuka cyangwa se gutaha ari bafungurire bagataha. Agarutse nibwo yasanze hari inzego z'umutekano. Thomas wemerera ko abana barayiwe, avuga ko umwe muri bo yajyaga amubona muri centre ya Butasinda, ko undi we atamuzi. Thomas akomeza avuga ko atigeze abona umwanya wo kubaza abo bana icyo baje gukora mu rugo rwe n'impamvu bahaje, kandi ngo nta na nimero y'abayobozi yari afite ku buryo yabamenyesha. Thomas Ntivuguruzwa arasabirwa igihano cy'imyaka 25, ariko we agasaba ko bamugira umwere. Ese urukiko rwo rubibona gute? Urukiko rusesenguye rusanga uriya mukozi w'abarimu yaravuze ko yabonye Thomas atahanye n'abo bana b'abakobwa, kandi ko yamusigiye urufunguzo agiye kugenda ngaze kubakingurira. Kandi ibi bishimangirwa nuko hari umutangabuhamya wabonye abo bana mu idirishya, aho nawe yari yahuruye. Urukiko rusanga hari raporo yakozwe n'abahanga mu gucukumbura rya RFI cyangwa se Rwanda Forensic Institute, yerekana ko basanze ibisa n'amasohoro mu ikariso y'umwe muri abo bana ndetse no mu gitsina cy'uriya mwana imbere, kandi ko habonetsemo DNA ivanze iy'umugabo n'iy'umugore. Iyi raporo nayo ikaba yashyirwaho nk'ikimenyetso kuko
nta wundi mugabo wari kumwe n'uriya mwana atari Tomasi, dore ko nawe ubwe yiyemerera ko nta wundi muntu waraye muri iyo nzu uretse we n'abo bana. Akaba wakwibaza impamvu yabararanye batamusabye icumbi, nta n'icyo apfana nabo cyari gutuma bararana nta n'undi muyobozi yabwiye cyangwa se ngo amenyeshe ababyeyi babo, bikaba bigaragaza umugambi yari afite wo kubasambanya. Urukiko rusanga kandi kuba aba bana barasanzwe mu nzu ya Tomasi, nubwo avuga ko atazi uburyo bahageze ndetse atazanye nabo, ariko niyo yaba atarazanye nabo nka nyiricumbi yari afite inshingano zo kumenya abantu bari iwe, aho baturutse n'icyo bagenzwa nacyo. Ikindi, kuba uri umurezi akaba abona bangana nabe arera, yakagombye kuba yaragize amakenga agahamagara undi ubacumbikira w'umugore, cyane ko nta n'icumbi bari bamwatse, ahubwo bamusabye kubakingurira arabyanga. Urukiko rurasanga kuba ashinjwa n'abana ntacyo bapfa, kandi mwarimu Tomasi nawe muri RIB yemereye ko ari we wenyine wararanye nabo muri iyo nzu. Bishingiwe na raporo y'abahanga yakozwe na RFI, yemeje ko basanze ibisa n'amasohoro mu ikariso y'umwe muri abo bana ndetse no mu gitsina imbere, kandi ko na DNA ivanze iy'umugabo n'iy'umugore ndetse n'imvugo z'abatangabuhamya byose bikaba ari ibimenyetso simusiga yerekana ko mwarimu Tomasi Ntivuguruzwa yakoze icyaha cyo gusambanya umwana, akaba agomba gukurikiranwa. Urukiko rwisunze ingingo z'amategeko rusanga Tomasi Ntivuguruzwa yarakoze icyaha cyo gusambanya umwana ufite imyaka 17. Urukiko rusesenguye rusanga nubwo Tomasi Ntivuguruzwa yarakoze icyaha gifite ingaruka zikomeye kandi akaba ari icyaha cy'ubugome, byongeye kandi akaba atacyemera, ariko nanone urukiko rugasanga ari ubwa mbere akurikiranywe n'inkiko mu buryo buzwi, kuko nta kindi kimenyetso na kimwe cyagaragajwe cyerekana ko yigeze guhanishwa ikindi cyaha mbere y'iki. Bikaba bivuze ko asanzwe yitwara neza. Ibi byose rero urukiko rusanga ari impamvu nyoroshyacyaha ituma Tomasi Ntivuguruzwa agabanyirizwa igihano, bityo Tomasi Ntivuguruzwa akaba agomba guhanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 mu igororero. Urukiko rwemeje ko Tomasi Ntivuguruzwa ahanishwa ahamwa icyaha cyo gusambanya umwana ndetse rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 mu igororero. Urukiko kandi rwategetse ko Tomasi Ntivuguruzwa asonerwa kwishyura 20,000 kuko aburana afunzwe. Mwarimu Tomasi Ntivuguruzwa w'imyaka 50, niba ataranyuzwe n'iki gihano afite uburenganzira bwo kujurira. Reka tukubwire ko rero amakuru yacu ari akagaruka, ntujye kure, kora subscribe kugira ngo n'andi makuru utegura umunsi ku wundi ujye ubona uri uwa mbere. Urakoze cyane.